ucyakira pasika turavuze ngo naceceke yego ucyakira pasika turavuze ngo amategeko ye nate agaciro Farawo wahagurukiye urugo rwawe aceceke yego Farawo wahagurukiye abana bawe aceceke yego Farawo utuma umwana wawe w'urumogi aceceke Farawo ujyana abana gusamba aceceke Farawo utwara abana ubwenge yego naceceke Farawo ukubwira ngo uzasenya urugo rwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu Farawo ukubwira ngo karande y'iwanyu ntiyapfuye Farawo ukubwira ngo agiye kugukenyera ntaho uzagera Farawo ukwambura amahirwe Farawo ukubwira ko utazigera ukora prone basekere rone fo reshereberi ya fari reni masika ariwasi ndakumvishe mwami ndakumvishe habayemo kubohoka gukomeye habayemo guhinduka habayemo impinduka enamase ngore beri ngore yabaye kote bone naide hof habayemo impinduka ararasiki demoni yabaye kote done tandone beri aiva habayemo ubutabazi habayemo kuvuguruza kuko hari abantu Imana ikuye ku kiziriko bari bamazeho igihe Imana ihaye ihumure Imana yongeye kubaka kandi kabubakira yego sonema ndumva Imana ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha ni mugubwe neza aho muherereye abari mu Rwanda ndetse n'abadiaspora muraho turabasuhuje mwese. Yesu Kristo nashimwe. Niki rero noneho tubazaniye kuri uyu munsi kuri channel MOSI TV nkuko musanzwe mubikurikirana ijambo ry'Imana, ubuhamya, kuramya Imana no guhimbaza Imana. Noneho reka tuvuge gutya ngo pasika nziza. Amina. Iyo tuvuze gutyo ngo pasika nziza, hari icyo abakristo twibuka, abemeye Kristo nk'umwami n'umukiza, hari icyo twibuka, ariko bitumye tutaceceka mu gihe nk'iki ngiki, kandi bitumye tubwira abanyarwanda aho muherereye, abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga, mwese abaza amateka y'igihugu cy'u Rwanda, turavuze ngo mwihangane abagizweho ingaruka n'ibyago cyangwa se jenoside yakorewe abatutsi, turavuze ngo nimugire kwihangana, Imana ibane namwe, twese tugubwe neza. Hanyuma rero ni ijambo rihumuriza, ni ijambo riremesha umuntu mu mutima. Niyo mpamvu turi kumwe. Reka mvuge ngo uraho mushumba. muraho. Hanyuma ni iki noneho uzaniye abakunzi ba Kristo uyu munsi? Murakoze cyane, turashima Imana abakurikiye MOSI TV ndetse n'abakurikiye Jean Baptiste Bolingo TV. Uravuze uti mbese ni iki uzaniye abakunzi b'umusaraba wa Kristo bari mu Rwanda, bari mu mahanga, bashobora kumva ikinyarwanda, bose tubazaniye inkuru nziza ibabwira ko Kristo yatuzukiye, yadupfiriye, kandi noneho si nibyo gusa. Nuko wari ubivuze uvuga uti abanyarwanda turi mu gihe gikomeye cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Iri jambo naryo ni ihumure, ni ihumure ku bantu bakomeretse, ni ihumure ku bantu bakomeretse, ni ihumure ku bantu bafite mu mitima inzira z'igisiyoni, ni ihumure kandi no ku muntu wese wifuza guhumurika muri iki gihe cya none. Amen. Ndagira ngo rero tuze kureba ijambo ry'Imana. Pasika ubundi twakagombye kuyivugamo byinshi, ariko reka tuyirebe mu isezerano rya kera. Pasika mu isezerano rya kera igaragaramo. Isezerano rya kera turabonamo hano mu Kuva 12:7 ijambo ry'Imana riravuze ngo 12:4 baravuze ngo bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango y'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarye inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe imboga zisharira. Muzazirye mbisi cyangwa zitetse keretse zokeje. Dusimuke tujye ku murongo wawo wa 22.
hano ni Mose ategeka Abisirayeli ibya Pasika. Mwende umukamato wa ezobu muwinike mu maraso yo mu rwabya, mumishe amaraso yo mu rwabya mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, he kugira uwo muri mwe usohoka mu nzu ye mugeze mu gitondo. 23 kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica abanyegiputa, kandi nabona ayo maraso ari mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, Uwiteka azanyura kuri urwo rugi, ye gukundira umurimbuzi kwinjira mu mazu yanyu ngo abice. Kandi mujye muziririza ibyo bibitegeko kuri mwe no kubuzukuruza banyu iteka ryose. Amen. Bene data, iri jambo ririmo ibintu bikomeye. Aha tubonye ikintu gikomeye, tubonye Mose niwe wategetse Pasika bwa mbere mu isezerano rya kera. Twebwe Pasika yacu nuko Kristo yadupfiriye akazuka, ariko Pasika y'Abayuda ari nayo yashushanyaga Kristo, ariyo mpamvu bakoresheje intama. Uyu mwana w'intama agereranywa na Kristo wapfiriye itorero. Ni umwana w'intama wagombaga gucungura imiryango, kuko itegeko ryaravuga ngo uwo mwana w'intama mwende ku maraso muyashyire ku nkomanizo z'umuryango ndetse no ku ruhamo, hejuru no mu mpande zombi. Havuze iki? Haleluya, amina. Ni ijambo rya mbere rivuze ngo ni ikimenyetso cyo kunyurwaho. Pasika ubwayo bisobanura ngo ni Passover, cyangwa se mu Gifaransa passe outre. Kunyurwaho, ibyari bigiye kugukoraho ntibigukoreho, ibyagushakaga ntibikugereho, ibihiga abandi ntibigufate, ibihagurukira abandi ntibiguhagurukire. Amina, amina, haleluya, amin. Imana ishimwe. Ndashima Imana nkuzanira amaribango Imana igukorere Pasika y'umwihariko. Toki de bone ya sasa. Imana iguhe Pasika. Amina Kristo. Imana igukorere Pasika. Birashoboka ko hari ibyakunyuragaho bikakuvogera. Birashoboka ko hari ibyagufashe ijambo. Ariko muri iyi Pasika de berego amaraso ya Kristo ari dezone fomea akunyureho. Aya maraso nakubera igihamya, nakubera uburinzi, nakubera ubudahangara. Mbanza nkwibutsa iri jambo doberiere fo shebor enesans. Icyambere ugomba kumenya, ibintu byacu tubivuga mu buryo bw'ijambo ariko bigakora mu buryo bw'ibikorwa. Turaza kubiganiraho tubigereho. Iyi Pasika yahawe Abayuda bari bari mu gihugu cya Egiputa, kandi icyo gihe cyari gikomeye kuko Abayuda cyangwa se Abisirayeli bari bafite ikibazo gikomeye, kuko hari igihe gikomeye Farawo yarinangiye, hariho ibyago biri kugenda bitera Abanyegiputa. Imana iramanuka ibamenera ibanga. Rero aho ni ijambo rikomeye. Ndashaka kubwira ngo Imana iyo wakurikiye, Imana wahisemo, Imana wemereye kumva, Imana nushaka utarusanzwe uyizi ariko ukaba wemereye kuyumva uyu munsi. Haleluya. Iyo wahisemo ikumenera ibanga iri butume abandi baguye utahago, iri butume urenga abandi batarenze, iri butume uhagarara mu mugabane wawe nta mbaraga ikunyeganyesha. Bonestance areboya. Ndikumva Imana. Noneho uyu mugabo iramubwira ngo ibanga genda babwire ko gahunda ari umwana w'intama, ari ukubaga umwana w'intama bakamurya, ariko amaraso
aya maraso we, mbega amaraso y'igiciro, mbega amaraso y'imbaraga, mbega amaraso y'ubuzima, mbega amaraso y'icyerekezo. Ayo maraso muyasige ku nkomanizo no ku ruhamo nk'ikimenyetso umurimbuzi nagera ku rugi kuri urwo rugo ntabwo ari buze gutuma yinjiramo kugira ngo arimbure abarimo. Ni ijambo rivuze ngo iyo wamaze kwizera ko amaraso ya Kristo ari wowe waducunguye agufitiye umumaro, hari imbaraga zituruka mu budahangarwa bw'ijuru, hari itegeko wakira ribuza ubutware ubwo ari bwo bwose kukuvogera. Ijuru rirakubaka kandi rikakubahisha. Dore oma mbega pasika kwiryoshye we, ndumva Imana. Noneho ngo aba bagabo baravuga ngo mufate umwana w'intama, nimumara kuwufata muwurye ariko amaraso muyasige ku ruhamo. Ibakorera icyo bita itegeko ry'umwihariko. Abanyegiputa mu gihe abana babo bari kugenda babashiraho, ab'Abisiraheli bari bazima. Ni ijambo rivuze ngo Imana igukorera amabwiriza y'umwihariko, ikurinda akaga n'amakuba, ititaye ku kindi icyo ari cyo cyose, ahubwo igendeye ko wayemereye kuyizera. Ikurokore ibyari bikomeye, ikurokore ibyari bigukomeye. Uyu murimbuzi yarazi igihugu cyose, ariko ntiyabashije kugera mu ngo z'Abanyayisiraheli kuko bari bafite ikimenyetso cyitwa amaraso. Ndashaka kubwira ngo rero Imana igutegurire pasika yawe y'umwihariko. Pasika sobanuye ngo nukunyurwaho, Imana nikunyureho. Ijambo rya mbere, yo igushireho ikimenyetso gituma unyurwaho n'ibyago, unyurwaho n'amakuba. Niba hari n'uwari waragupatanye ngo azaguhwanya n'iki gihe, Imana nikushireho ikimenyetso gituma unyurwaho. Niba hari n'uwari waragambiriye ko azakugenza uko ashaka, Data nagushireho ikimenyetso rata. Yego. Imbaraga zagushakaga zikubure. Niba hari n'uwari waragambiriye kugukubita hasi mu kazi, Data nagushireho ikimenyetso obere. Amina. Fone koto. Niba hari n'uwari warakugambiriyeho inama, Data nakushireho ikimenyetso rata. Ibigushaka bikubura uhari, karame mwami wanjye. Niba hari n'uwari warahagurukiye urugo rwawe, Data nakubita izo mbaraga zikubitire hirya yawe. Niba hari wari wahagurukiye urushako rwawe, Data nakubitire hirya iyo ngiyo. Nagushireho ikimenyetso kigutandukanya n'abandi. Nibyo koko turi kugenda tubona ingozi nyinshi zikora divorce, turimo tugenda tubona abantu Satani ari gucura inkumbi, ariko hamwe n'icyo kimenyetso cy'amaraso, hamwe n'iryo tegeko ry'umwami, imbaraga igushaka nikubure mu izina rya Yesu. Bagaze mu budahangarwa n'imbaraga nahawe ni yera. Kamina. Amina. Imana nivuguruza iyo migambi. La gando sikiri binia. Ndikumva Imana, ndumva hari ubutwara, ndumva iyi pasika igomba kukuvana hari kujyana handi, ndumva izi mbaraga ziri bukuvane mu cyiciro zigashore bini wasi. Deko takedo onema mone tandole beri amo. Haleluya. Uziko numvishe ijwi rimbwira ngo ni igihe cyo kugira ngo Imana iha abantu umugabane batakira. Serebo shokide. Uziko Imana iguhaye umugabane utari ufite. Karame mwami wanjye. Uziko Imana igiye kuguha umugabane bene wanyu badafite. Uziko Imana igiye kuguha umugisha wanyu badatunze. Uziko Imana igiye kuguha ubuzima utari witeze kubona. Ndashima Imana ikura mu bantu igashyira ahantu. Aya maraso muyitondere. Aya maraso nk'ikimenyetso, aya maraso nk'umurinzi, aya maraso nk'umudahangarwa, aya maraso nk'izina, aya maraso nk'icyerekezo, aya maraso nk'ubuzima. Imana irababwira ngo muyasige. Umurimbuzi uko yanyuze mu gihugu ntabwo yigeze ahabwa ubushobozi nawe bwo kwinjira mu rugo ruriho ayo maraso. Ni ijambo rivuze ngo rero iyo twamaze kwakira Kristo, aho niho hambere hakomeye. Mbanza no kugukangurira muri wowe ubanze umenye ko Kristo arimo, uramufite, araganje muri wowe, afite ijambo rikomeye muri wowe. Cyo ni cyambere. Kabiri, niba rero
afite ijambo muri wowe laragaye stifo ugomba noneho kwakira icyo bita pasika kwakira ibihamya kwakira ikimenyetso kwakira imbaraga z'uburinzi kuko hejuru yo gucungurwa hazamo kurwanirwa no kurindwa niko bigenda abisiraheli Kristo Imana imaze kubacungura cyangwa imaze kubaha isezerano ryo gucungurwa yabahaye amasezerano abiri atari uko bayasabye iryo kurindwa no kurwanirirwa yarababwiye ngo nzabarinda kandi mbarwanirire nta shyanga rizarabatera ngo ribatsinde nta bwoko buzabarwanya ngo bubatsinde uzabarwanya wese azava imbere yanyu nta uzabarwanya ngo ananire nzabarwanirira izo muzi n'izo mutazi aho harimo ijambo rivuze ngo n'izo utaruzi Imana nikubitire kure yawe amina 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 uri gusenga n'ukwatura nari mubwiye ngo izari zikuri imbere izureba Imana izikubita ureba ariko n'izo utaruzi Imana ikubitire hirya yawe kugira ngo wakire ihumure riturutse ku Mana jambo rya kabiri bamaze kwakira ya maraso bamaze kubika icyo bita isezerano rirabagarirwa bene data icyambere bamaze kubimenya babihagararaho nk'uko bikwiriye hari igihe umuntu Imana imuha isezerano ntarihagararamo nk'uko bikwiriye ejo akazavuga ngo ko bampanuriye kuki bitasohoye impamvu ntabwo wabihagazemo neza Imana yarabivuze urangije ubivanga n'ibyo mu isi Imana yarabivuze ubivanga n'iby'iki gihe Imana yarakubwiye nawe urirwanirira wicira inzira kandi uri umuntu w'Imana wabuze ubwenge urwana nabi warwanye nk'umuntu utaravuganye n'Imana Imana yireke yitwa Imana muri wowe yitwa ishobora byose ni Imana itagirwa inama ni Imana itabura inzira ni Imana ifite amaboko magari ni Imana itabura uko ibigenza ni Imana idatera ubwoba n'ibihe ni Imana itavuga amasigara cyicaro ni Imana ihaguruka igakubita igatsinda ni Imana ihindura ibintu bigahinduka ni Imana ibyaza umusaruro iby'abantu batabyaza umusaruro ni Imana izura ibyapfuye ni Imana yubaka ibyasenyutse ni Imana igarura ibyanyazwe ni Imana itesha agaciro y'abantu bavuze igaha agaciro icyo yavuze irindi jambo ryayo ibihe n'ibihe sherase bone itarara pokia ndashima Imana ko ivuganye nawe ndashima Imana ko iri gukurwanirire ndashima Imana iguhagazeho ndashima Imana itavuga amasigara cyicaro ndashima Imana igufiteho umugambi ndashima Imana idatsindwa ndashima Imana ititabaza abantu ndashima Imana idakoresha inama y'umuryango kugira ngo igutabare yego yuzuye imbabazi barishimwe ntabwo ikoresha inama y'umuryango igiye gutabara ifite amaboko magari nerekose iriyizeye jya ugira umutima utuje jya ugira umutima utekanye iyo umaze kuvugana n'Imana ikiba gisigaye ni uguhagarara mu masezerano ni uguhagarara mu ijambo ryayo ni uguhagarara mu kwizera ni ukudacibwa intege n'ibyo ubonye hari igihe Imana ikubwira ibintu ukabona hisukiranyije amakuba n'ibyago ukabona noneho ahubwo bibishe kuruta uko byari bimeze utarumva ijwi ry'Imana ariko ugendere mu cyanditswe kivuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka akamukiza muri byose tugaruke kuri pasika totarabayize pasika yaje kubera iki abantu bari bafite akaga ndimo musabira pasika y'umwihariko kuko nawe ntabwo worohewe ntabwo worohewe nkurikije icyo Mwuka mbwiye Mwuka arimo ambwira yuko hari ikintu nonaha twakubitira imbere y'Imana reka mubwire ngo izi mbaraga turi kuvuga ni imbaraga zidakeneye ubundi butabazi ni imbaraga zidakeneye iyindi nkunga ni imbaraga zihagije ni imbaraga zabura umuntu igikombe cy'ibidandabiranya zikamukura muri karande y'iwabo zikamucomora aho bamucometse zikamuzitura aho bamuziritse zigakura imyambaro aho bayijyanye zigakura umuntu mu mbaraga z'abapfumu zikamukura kwa nyabingi zikamusonzora zikamwambura izina ry'igisuzuguriro zikamuremera amateka zikamwambura ubushwambagara haleluya reviwazinimai deformable tikabode tayisamohofomo Imana ishimwe Imana ishimwe wowe wari ukurikije ijambo ry'Imana ndagira ngo mubwire ngo ijwi ry'Imana riravuze ngo nubwo byari bibaye urusaku ariko Uwiteka asobanura ibidasobanutse kuko umutima wawe wemeye kumenekera imbere y'Imana ndagusabira ngo wemere Imana iguhindurire kuko yaje kukuvunjira kandi ntabwo bisaba ikiguzi ntabwo bisaba amafaranga umutima umenetse gusa Imana irawukoreramo imirimo n'ibitangaza
haleluya haleluya. Amen. Aba bagabo rero ngo bakimara gushiraho ikimenyetso umurimbuzi yabanyuzeho, aho hari n'ijambo rivuga ngo pasika yawe uyu munsi ikuremere imbaraga, ikuremere igituma ibyaguhigaga bikunyuraho, ikuremere imbaraga zituma satani atakubasha, ikuremere imbaraga zituma umubisha wagushakaga kubura, ikuremere imbaraga zituma womatana na Kristo, ikuremere ubuzima bwawe bw'umwihariko, ikuremere igituma ugubwa neza muri Kristo. Kandi uyu munsi wa none niba ari pasika ntibi y'umunsi umwe, pasika ihore muri wowe. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo amahoro Yesu aha abantu ntagira akagero ntarondoreka, ajya ahumuriza abantu bayafite, aravuga ngo utaya ntawayagukura, nta muntu n'umwe wagukura mu mahoro ya Yesu. Korari imwe yarembye ngo ndyamye mu mahoro, aravuga ngo niyoroshe imbabazi, baravuga ngo urukundo rwe nirwo rungose, ukuboko kw'ibumoso kuraseguye kandi ukw'iburyo kurafashe, aravuga ngo mbese niki nabasha kuba. Ageze hirya aravuga ngo umugisha utanga mwami wanjye nta mubabaro wongeraho, abakumenye dufite amahirwe, no ku munsi mubi tuzakomera. Pike stofa, Imana ishimwe. Nari ndimo nkubwira ngo Imana ikuremere pasika y'umwihariko. Pasika ku Bisiraheli yashushanyaga gucungurwa no kunyurwaho, igashushanya ko umurimbuzi ari bunyure mu rugo rw'umuntu wese wasize amaraso. Reka mbabwire ijambo rikomeye, umunyegiputa waraye mu rugo rw'Umwisiraheli nawe yabaye amahoro kubera amaraso. Ni ijambo rivuze ngo ayo maraso n'undi uri bukwisunge ari bugubwe neza ku bw'ayo maraso. Hanyuma Kristo aje aza ari igitambo kizima, ari naho mbanye yo kubwira ijambo rikomeye, kuko yabaye igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Uyu munsi wa none Kristo akunyureho, Kristo akugereho, Kristo yongere yitamurure. Wibuke icyo Dawidi yavuze muri Zaburi, yaravuze ngo wigwatirize kuzagira neza umugaragu wawe. Ni ijambo risobanuye ngo Kristo yongere yigwatirize, yongere kubambira ihema, yongere yigwatirize agutabare no kuri inshuro. Reka mubwire ijambo rikomeye, hari ibyo yigwatirijemo uramubona, hari uko yabigenje ubona ukuboko kwe, hari uko yahagurutse akubambira ihema, hari uko yakinze ukuboko ubona uratambutse, hari uko yakinze ukuboko ubona iminsi irahise, hari uko yakinze ukuboko ubona dayimoni irakuretse. Ariko reka mubwire ngo yongere uyu munsi aguhe pasika y'umwihariko, yongere akunyureho, yongere kubambira ihema, yongere ahagarane nawe, yongere avugane n'umusozi wawe, yongere kukwibutsa urugendo, yongere kugukomeza, acahe igicu cy'umwijima, avugane n'umusozi wawe, ananize ibyari bikunanije, ahagurukire inama z'ikuzimu, yongere akubake mu buryo bw'umwuka, agukomereza amaboko, imbaraga yari igufiteho ububasha ayikubitire hirya yawe, ubutware bwa Satani butsindwe nawe ubireba. Ndimo ndi mu ijambo riguhanurira mubwira ngo hari icyo Kristo yakora akakuremera pasika, aredo mesirivo, akakuremera pasika ibyagushakaga bikakubura. Iyi pasika bisobanura ngo nukunyurwaho, Imana yaguhagarika ahantu naho hari ibyagushakaga bikakubura bikureba, naho hari ibyaguhagurukiye bikakubura bikureba. Reka mubwire ngo muri iyo pasika Imana ikuremeye, ikuremere n'ishimwe, ikuremere n'ibituma umutima wawe utekana, ikuremere n'ibituma ugubwa neza. Imana ikuruhure mwene data, Imana ikuruhure mushiki wanjye, Imana yimure igicu cy'abazimu, yimure iyo bariyeri, icyahe igicu cy'ibyari biguhagurukiye. Imana niyeyure mu izina rya Yesu. Imana nitanga ihumure, Imana nikurebe kwishimire, Imana nivugane n'uwo musozi, Imana nivuguruza ibyo abantu bavuze, Imana nitanga ingabo ku bwawe, Imana niyicarire amatangazo y'ikuzimu poki sasa for lies. Ndumva Imana. Reka mubwire ijambo rikomeye, uyu munsi wa none nubwo ari pasika isobanura kwibuka, kwibuka gucungurwa, kwibuka imbaraga ziri mu maraso, kwibuka ubutware twahawe muri ayo maraso. Reka mubwire ijambo rikomeye, haleluya. Uyu munsi wa none
byari biguteye ubwoba. Imana ikwibutsa imbaraga ziri mu maraso, ikwibagiza ibyari biguteye ubwoba, ikwibutsa amaboko yayo akomeye, ikukuraho amatangazo y'iterabwoba ry'abadayimoni. Ndasenza nizeye ngo Imana ikuremera amaboko mashya. Reka nkubwire ngo nsozanya nawe uyu munsi wa none, Pasika yawe y'umwihariko nihindura ubuzima bwawe, nihindura amateka yawe, nivuguruza imigambi y'abadayimoni, nivugurura ubuzima bwawe, nivugurura ubugingo bwawe, nikuvana mu cyiciro kujyana mu kindi, nibitesha agaciro iby'abantu bakoze, ihindure icyo abantu bakoze, ihindure ubuzima bwawe, wubakike mu buryo bwuzuye. Nibyo musabiye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka rero musenge. Mushumba ahangaha, amen. Amen. Ndimo ntekereza sinzi wenda n'abandi bari kureba iyi video bashobora kuyireba, nawe urimo uyumva. Hari ahantu uvuze ngo Imana mbese irenze umuntu iminsi mibi. Yego, ndimo nibaza kuri iyi Pasika uburyo Farawo yari yakoze inama yo kuzabarimbura bose ngo barangire, ariko Imana iburiza n'imigambi ya Farawo. Bivuga ngo kuri iyi Pasika hari Farawo ushobora kuba yaramereye nabi njyewe. Kuri iyi Pasika hakaba hari Farawo wampigiye, Farawo wahigiye urugo rwanjye, Farawo wahigiye ubuzima bwanjye, Farawo wahigiye mbese Farawo. Ubundi aho ngaho harimo ijambo rikomeye. Nari nzi ko ngiye gusenga, ariko reka nkubwire ijambo rikomeye. Yego. Farawo usibye no kubahigira, yari yaranze kurekura. Yego. Yari yaranze kurekura. Kuko yari yarabonye ibimenyetso byinshi, ariko kiri nusoma mu kuva 11. Yego. Imana yibwiriye Mose, iramubwira ngo hasigaye icyago kimwe. Yego. Nzatera Farawo n'abanyegiputa. Kibweme. Iramubwira ngo ninkimutera, usibye no kubarekura, ahubwo azabirukana. Ni ijambo rivuze ngo muri iyo Pasika hagombaga gukorwa imirimo itatu. Icyambere, itegeko ribabohora munsi y'ukuboko kwa Farawo. Yego. Imbaraga zibakura munsi y'uburetwa. Ni ijambo rivuze ngo ubundi aha harimo ibintu bitatu. Icyambere, Imana itanga itegeko rigukura munsi y'ukuboko kose wari kugufiteho ububasha. Uko ariko kose, uko kwaje kose, imbaraga ziguherekeje zose, ububasha kwari gufite bwose, itegeko kwari gufite byose, nirihagarare mu izina rya Yesu. Data akuremera itegeko rikuvana munsi y'ubutware bwari bugufiteho ububasha. Kabiri, harimo noneho no kuvuga ngo nzabarimbura, mbese nzabarimbura, nzabica uko shaka, ndabafite. Ariko muri iyi Pasika bahise babohorwa ku itegeko ryo kurimburwa na Farawo. Biravuze ngo n'uwari ugufite ibyo yakoze kugira ngo akugire, ubufindo yakoresheje, ubukorikori yakoresheje, itegeko yari afite, imbaraga yari afite, turazimwambuye, turarimwambuye, turabivuguruje. Turavuze ngo hari amaraso asumba yaberi, hari amaraso atarayibitungwa abohora umuntu akamukura munsi y'ubutware. Reka nkubwire ijambo ryiza. Ubundi hari kimwe Imana ikora kikagukura munsi y'ubutware bwari bugufite, kikagutereka hano. Uyu munsi rero muri iyi Pasika Imana ikore kimwe, kimura abadayimoni, kimura imisozi, kivuguruza imyuka y'ikuzimu. Kuko ubundi hari ipatano ry'ikuzimu Satani aho yibwira ati ndamufite, ntabwo azancika, ejo bundi namutuye muri ibi, ejo bundi namunazaha, ejo bundi namwambuye ubushobozi, ejo bundi namutiranyije n'Imana, ejo bundi natumye acika intege, ejo bundi namuteye kwiheba. Yari yizeye ibintu ntiyabibona, yari azi ko ari gutabarwa ntiyatabarwa, namuteye gusubira inyuma, yarahanuriwe ntibyasohora, afite amasezerano muri agenda, ndamukubitira aho ngaho, ndashingira ku bitarasohora, ndashingira ku nkuru ze, ndashingira ku mubabaro afite, nindangiza mugenzi uko shaka. Ariko iryo tegeko iyi Pasika ntibigukureho.
ayo mategeko ya Farawo nata agaciro none mu izina rya Yesu. Ijambo ryiza rero yego rya gatatu, hari n'ikindi kintu gikomeye cyo kuvuga ngo ntabwo muzigera mubona gakondo. Ibyo muvuga ngo mufite gakondo ndabafite, ngo mufite iwanyu, mufite igihugu cyanyu, mufite igihugu, mufite imvugo y'Imana, mufite isezerano, mwidataho amasezerano. Njye sinkangwa n'amasezerano, ariko reka mubwire mu guhera none isezerano ryawe rigiye gukanga abazimu, nubwo wari uzi ko ritafite agaciro, ariko rigiye kubakanga, kuko Imana irakorera muri Pasika. Ikwimure munsi y'ukuboko kwa gukinagazaga, ikwimure munsi y'ukuboko kwa gusuzuguraga, igutereka ahandi hantu. Ayiwe, amina. hanyuma rero ikindi cyabayemo muri iyi Pasika ni imbaraga zicecekesha Farawo. Yego, yewe Farawo naceceke. Farawo wawe guhera none ucyakira Pasika, turavuze ngo naceceke. Yego, ucyakira Pasika turavuze ngo amategeko ye nate agaciro. Farawo wahagurukiye urugo rwawe aceceke. yego, Farawo wahagurukiye abana bawe aceceke. yego, Farawo utuma umwana wawe w'urumogi aceceke. Farawo ujyana abana gusamba aceceke. Farawo utwara abana ubwenge naceceke. Farawo ukubwira ngo uzasenya urugo rwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu. Farawo ukubwira ngo karande y'iwanyu ntiyapfuye. Farawo ukubwira ngo agiye kugukenyera ntaho uzagera. Farawo ukwambura amahirwe. Farawo ukubwira ko utazigera ukora prone basekere rore fo reshereberi yafari reni masika ariwasi. Ndakumvishe mwami, ndakumvishe habayemo kuhoka gukomeye, habayemo guhinduka, habayemo impinduka enamase ngore beri ngore yabaye kote bone nayi Jehova. Habayemo impinduka ararasiki demoni yabaye kote done tandone beri aiva. Habayemo ubutabazi, habayemo kuvuguruza, kuko hari abantu Imana ikuye ku kiziriko bari bamazeho igihe. Imana ihaye ihumure, Imana yongeye kubaka kandi kabubakira. Yego, sonema ndumva Imana. Hanyuma rero Farawo ibyo yavugaga guhera none nibita agaciro mu izina rya Yesu. Rofayise, hanyuma nsorezaho, ntabwo nshaka ko tuvugana kuri Pasika mu isezerano rishya. Oya, turayivugana ubundi buryo cyangwa se undi munsi. Ariko rero mubwire ngo Pasika yo mu isezerano rya kera yagombaga gucecekesha Farawo. Yego, ibyo yabifurizaga, ibintu yabashakaga, ahubwo akaba ari we bibaho. Farawo arabifuriza kumwara, ahubwo niwe ugiye mu marira kubera yapfushije. yego, Farawo arabifuriza kubaho amapfubyi, ahubwo niwe wifashe amapfubyi, kuko umugabo w'imfura yarapfuye n'imfura yirapfa. Niyo kwa Farawo nayo irapfa. Inka inyana yayo y'uburiza irapfa, ihene inyana yayo y'uburiza irapfa, intama uburiza bwayo burapfa. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyitwa imfura cyarapfuye cyo kwa Farawo. Ko numvishije neretswe, hari ibintu bikurwanya bikaba bifite ibyirato. Ndatuye mu izina rya Yesu, Imana nikore mu mfura zabyo. Ntabwo yumva, ntabwo uri bubyumve. Imfura ziri kurwanya nonaha tuzikuye imbere yawe. Yego, amaboko y'ibyakurwanyaga nakuva imbere. Isoko ya mbere yakurwanyaga nonaha nikame mu izina rya Yesu. Aho dayimoni yakurwanyaga yakuraga imbaraga za mbere zo kukunaniza, turahashenye. Isoko y'ikigeragezo cyawe ya yindi yizewe turayikamije none uyu munsi. Kuri iyi nshuro dutangaje ihumure. Amina Kristo. Orebene stance. Kuri iyi nshuro turavuze ngo dayimoni natsindwe. Kuri iyi nshuro turavuze ngo umwami nakuremera ihumure mu izina rya Yesu. Amen. Numva none wanyemera tugasenga. Yego, senga rwose, senga. Kandi nagushimiye
nagushimiye ko wemereye ko abantu b'Imana bakira Pasika. Wowe unyumvishe, wowe uri imbere y'Imana, wowe wamaze kumvira ijambo, va mu byo wibwira utekereza ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi buje mu gihe cyabo, kandi nurangiza wimuke mu cyiciro winjire mu kindi, wimuke mu cyerekezo ujye mu kindi, urekurane n'ibikumarira umwanya, ahubwo winjire mu mbaraga zitesha agaciro imigambi y'abadayimoni. Ijuru rikureba rikwishimira, rihaguruka ari intwari, Imana ikubite hasi imigambi ibikunaniza, yubake ihumure ry'ubuzima bwawe. Ndagira ngo ubwire ijambo rikomeye, tona mimo fight. Niba wizeye, Imana igiye kukuremera Pasika yawe y'umwihariko. Mwami Yesu Kristo, ngushimiye kubw'imbaraga zawe. Duhagurukije ibyari byaricaye mu mugabane w'uyu nguyu, twicaje impinduka ziturutse ku Mana. Duhamagaye Pasika y'ibyishimo, Pasika y'amahoro, Pasika y'ihumure, Pasika y'ubutabazi, Pasika irangiza uburetwa, Pasika yica imigambi y'icakura, Pasika ivuguruza imigambi y'ikuzimu, Pasika yo niyo duhamagaye. Turavuze ngo ubuntu bwawe nibwanze imitima y'abagushaka, kandi guhera none uyu munsi abaja n'abagaragu be bagubwe neza. Uwumvishije ijambo wese abohoke kandi yakire ihumure ringana no kwizera agize. Tugucire bugufi kugira ngo byose bikorere kwiyubahisha. Vugana n'uyu mugore wari ufite agahinda, vugana n'uyu mugabo wari ubuze uko abigenza, vugana n'imbaraga zamuhejeje mu bushomeri, kubita dayimoni yari imwangirije ubuzima, irukanira kure cyane cyari kimuteye ubwo, nkubise hasi umwuka wari ugiye gutuma yiyahura. Ndahagarika ibitero by'ikuzimu, ndavuze ngo ubuzima bwe ruve mu kaga, dutegekeye mu mbaraga z'ubudahanga, dukoresheje amaraso ya